itariki ya 22 ukwezi kwa 10 mwaka 2019 hari ku isaha y'isa 8:48 iz'ikigoroba ubwo umwanditsi witwa Ferdinand Maniraguha yanditse ku nyubako ikomeye cyane muri leta y'u Rwanda. Ni inyubako yitwa Village Urugwiro. Uyu mwanditsi ajya kwandika kuri iyi nzu ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu kandi benshi bakunda kuyitinya ndetse no kuyirebera kure. Yarashatse kugira ngo amenyekanisha abanyarwanda icyo iyi nzu ivuga ndetse n'igisobanuro cyayo mu buzima bwabo ndetse n'ubuzima bwa muntu muri rusange. Village Urugwiro, inyubako y'amateka akomeye cyane mu Rwanda. Nanjye ubwanjye ndayitinya, usibye n'abandi bayirebera kure bakayitinya. Nitwa Eric Nshimiyimana muri kumva. Naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro tugezeho byacu bya buri munsi ndetse na documentary. Ibyo byose bikugezaho buri munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi, ubukungu bw'isi, iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi ndetse n'ibinyabutabire n'ubukorikori, byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha. Nawe uko subscribe akanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Gusa aka kanya reka nsuhuza abaturanyi mu gihugu cy'i Burundi, bari Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, mwese mbaye ikaze ku muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Uri mu Rwanda, mu ntara zigeze kuri enye n'umujyi wa Kigali, mu turere 30 twose. Uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uri muri Uganda, uri Kenya, Tanzania, namwe no kutumva muri Central Africa, Sudani, mbahaye ikaze. Abaterankunga bacu bakomeye cyane bari kota amasimbi bakunda kuri ibiganiro byacu, mwese mbaye ikaze mu biganiro byacu bya Biza TV Rwanda. Gusa ndagusabye ngo untege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye muhaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Ikaze. Village Urugwiro ni inyubako yubashywe cyane kuva icyubakwa kugeza na n'ubu ngubu. Benshi tuyirebera kure kubera icyubahiro tuyigomba, nk'ibihuro bicurirwamo icyerekezo gitumye u Rwanda ruba ubukombe, ikaba isoko y'amahoro aduhesha ibikombe mu mahanga ya kure ku isi cyane. Ibyo bikombe kandi tubihabwa kubera ibyo dukora nko mu Rwagasabo, cyane cyane buyobowe n'abayobozi bakomeye cyane kandi bazwiho kubahwa ndetse no gukundwa n'abaturage batuye u Rwanda, bayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu muramuzi, ni umugabo ukomeye cyane mu kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse na bagenzi be. Ni inyubako kandi y'amateka kuko abagera kuri 50% by'abanyarwanda bariho bavutse iriho. Iganje kandi hariya hakujya Kacyiru mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho imaze imyaka igera kuri 49 y'amavuko, ndavuga amavuko yayo yubakwa. Yubatse mu mwaka w'1975 n'umuryango wahuzaga ibihugu bya Afurika, cyane cyane ibyakolonijwe n'Ubufaransa n'ibikoresha igifaransa cyangwa se ururimi rw'igifaransa. Organisation Commune Africaine et Marchande, OCAM. Organisation Commune Africaine et Marigache, OCAM. Uwo muryango kuri ubu warazimye, ndavuga aka kanya mu mwaka 2024 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12. Uyu muryango warazimiye, ntabwo kiriho. U Rwanda kandi rwawinjiyemo mu mwaka w'1965, maze mu mwaka w'1975 nibwo rwari kwakira inama yawo yagombaga kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 15 bakomeye cyane. Byari ihurizo rikomeye cyane ku gihugu nk'u Rwanda, cyari gifite hoteli nke cyane zitwa ko zikomeye nka Hotel Mille Collines ndetse na Diplomate, zari zigezweho icyo gihe ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Muri icyo gihe kandi u Rwanda rwiteguraga kwakira inama ikomeye cyane, maze inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe mu mafaranga ya OCAM nk'uko Rucagu Boniface ukomeye cyane muri politike y'u Rwanda
umwe mu bari bagize urwego nshingwanama ndetse rwihariye n'urw'inararibonye yabibwiye igitangazamakuru nka igihe.com. Inama ya Okamu irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe leta y'u Rwanda, nayo kandi izihinduramo hoteli yakiraga abifite muri icyo gihe bafite ku ifaranga cyangwa se ku ikofi n'imitungo ikomeye cyane. Nubwo Village Urugwiro yabaye kandi hoteli icyo gihe, mu gihe u Rwanda rwabaga rwakiriye inama zikomeye cyane, yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi bakomeye ba leta zitandukanye. Urugero nakubwira ni nko ku itariki 21 ndetse n'itariki 22 Gicurasi umwaka w'1979, ubwo u Rwanda rwakiraga inama ya gatandatu ihuza Ubufaransa ndetse n'ibihugu bya Afurika. Yanitabiriwe kandi na perezida wari uyoboye Ubufaransa icyo gihe witwaga Marie Reine George Giscard d'Estaing. Mbere y'uko kandi iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga menshi cyane yo kwagura Village Urugwiro no kuyivugurura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye cyane nk'iyo ngiyo, nk'uko biri mu nyandiko z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se za ambasade ya Amerika mu Rwanda muri icyo gihe zashyizwe hanze na Wikileaks. Uwo mwaka kandi ni nawo hubatswe hoteli Novotel Umubano cyangwa se Marasa Umubano hoteli kuri ubu ngubu, nabwo kandi ku mafaranga yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu Boniface avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako zikomeye cyane cyangwa se apartment zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho kandi ibyumba by'inama n'ibindi bitandukanye byabiri muri Village Urugwiro. Nyimara kuvuga ibyo ngibyo, reka tuvuge noneho tuvuge amacumbi y'abadepite n'ibiro bihoraho. Reka noneho tuvuge ku macumbi y'abadepite muri iyi nyubako ikomeye cyane Village Urugwiro ndetse n'ibiro bidahoraho bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu mwaka w'1973 yahise asesa inteko ishinga amategeko, yongeye kuyisubiraho mu mwaka w'1981. Abadepite kandi ba mbere bagera kuri 70 b'inzibacyuho batangira imirimo mu mwaka w'1982. Kubera ubuke bw'amacumbi muri Kigali, leta yemereye buri mudepite wese icumbi muri Village Urugwiro, dore ko abenshi babaga baturuka mu bice bya kure cyane byo mu ntara hirya no hino, ubwo ni nk'Uburasirazuba, mu Majyaruguru, Iburengerazuba ndetse no mu Majyepfo n'umujyi wa Kigali muri rusange. Abadepite kandi batarabashaka kugera aho ngaho bashoboraga kuba baba aho ngaho muri Village Urugwiro kugira ngo babone ko bakora imirimo yabo ya buri munsi, ndetse babone nuko bataha kuko gutaha aho bavukaga habaga ari kure cyane cyangwa se aho bari batuye. Mu mwaka w'1983 habaye amatora y'abadepite maze Rucagu Boniface aba umwe muri abo. Ubwo yatangiraga imirimo mu mwaka w'1984, mu mwaka w'1984 nawe ahabwa icumbi muri Village Urugwiro. Umudepite yahabwaga icumbi gusa, ibyo kurya akabimenya cyangwa se akabyimenyera. Rucagu avuga ko mu badepite bagera kuri 70 abasaga 40 babaga muri Village Urugwiro kuko babaga baturuka mu bice bya kure cyane mu gihugu. Uwabaga yifitiye inzu i Kigali yabibagamo leta ikamugenera amafaranga y'icumbi. Rucagu Boniface ati uwabaga yifitiye inzu ye yamuhaga amafaranga, ariko babanje kubyanga bavuga bati kuki mushaka kurara mu nzu zanyu kandi twarabageneye izanyu? Izi nzu za leta mugomba kuza kuzibamo. Baraburana ariko byaje gukemuka nyuma. Icyo gihe abadepite babamo inzu zasagukaga zakomezaga kuba ibyumba bya hoteli nk'ibisanzwe, bashaka kandi kugira ngo bikomeze nabyo bitera imbere byinjije n'amafaranga menshi cyane. Icyo gihe washaka kwinjira muri iyi hoteli cyangwa se ushaka icyumba muri iyi hoteli warazaga ukishyura amafaranga runaka. Nubwo kandi hari hoteli n'amacumbi y'abadepite, Perezida Habyarimana nawe yahashyize ibiro by'umukuru w'igihugu, ariko akajya bizamo rimwe na rimwe kuko ibiro nyamukuru byari mu mujyi rwagati ahubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu ngubu. Rucagu Boniface ati iruhande rw'izo nzu haruguru
Rucagu Boniface ati uruhande rw'izo nzu haruguru yahahoze reception niho hari ibiro by'umukuru w'igihugu. Muri izo nzu zose kandi ahagana ku rwinjiriro cyangwa se kuri reception muri izo nzu zose kandi ahagana ku rwinjiriro cyangwa se kuri reception yari yarahafashemo inzu y'ibiro bye bikomeye cyane. Izindi zose kandi zigakomeza kuba hoteli. Yari ibiro bya hoteli, yari ibiro bya perezida bya kabiri yazagamo nka rimwe cyangwa se kabiri mu kwezi. Buri nyubako kandi cyangwa se apartment muri izo nzu zari zigize hoteli Village Urugwiro yabaga ifite icyiciro runaka ibarizwamo. Rucagu Boniface akomeza agira ati wahabaye mu Rucagu Boniface wahabaye mu gihe cy'imyaka igera ku 10 yose ari umudepite, avuga ko buri nyubako yabaga ifite ibyumba bitatu, ndavuga department. Ni ukuvuga ko yabaga ari nk'ibyumba A, B and C. Ibyo byose cyangwa se A, B na C, ibyo byose byabaga ari amapartment arimo ibyumba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyumba A cyabaga gifite ibyangombwa nkenerwa cyane byose birimo uruganiriro cyangwa se salo, uburiri aho kuryama, ubwiherero muri toilette ndetse n'igikoni cyaho batunganyirizaga amafunguro. Harimo kandi na frigo ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba bigenewe umukuru w'igihugu gusa mu gihe habaye inama cyangwa se undi muntu wo ku rwego rwo hejuru wagirayemo. Hafi y'icyo cyumba kandi nyamukuru habaga ikindi bise B, kikararamo umuganga w'umukuru w'igihugu wabaga waraye muri icyumba A cyangwa se muri apartment A. Ni ukuvuga ko niba haraye perezida muri B, niba haraye perezida muri A, muri B hararaga umuganga we, naho muri C hakarara abarinzi be. Ibyo byose byaje gukomeza kandi ubwo inyubako Village Urugwiro yaje kumigenda ikomere cyane, maze mu gihe habaga habaye inama zikomeye cyane, abadepite bari barahawe amacumbi muri Village Urugwiro basabwaga kuvamo bakazagaruka inama ruko yarangiye bakajya gushaka aho bajya kwiyeranja. Rucagu ati batumenyeshaga mbere y'ukwezi tukavamo bagakoropa bakasukura akavanamo umwanda wose kugira ngo akomeze hase neza, tukazagaruka baragiye. Ubwo mu mirimo y'inteko twariyerenjaga tugashaka ahantu turambika umusaya. Village Urugwiro yakomeje kuba hoteli kugeza mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, ubwo abatutsi basaga miliyoni nabo bishwe bazira uko bavutse. Jenoside kandi imaze guhagarikwa n'abari bagize RPA cyangwa se FPR Inkotanyi. Muri Nyakanga uwo mwaka leta y'ubumwe imaze kurahira Village Urugwiro, aho kuba ibiro bidahora by'umukuru w'igihugu yahindutse ibiro byuzuye by'iminsi yose by'umukuru w'igihugu kugeza na n'ubu. Ibiro kandi by'umukuru w'igihugu byagiye byakira abaperezida batandukanye cyane baturuka muri Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika, iy'Iburengerazuba, iyo hagati, iy'Epfo ndetse n'iya ruguru. Ibi biro kandi byagiye byinjiza ibikomeye cyane bikomeye byagiye byinjira muri leta y'u Rwanda bihawe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibi biro kandi byagiye byakira abaminisitiri bakomeye cyane bahagarariye ibihugu byabo imahanga. Byagiye byakira kandi n'abandi bakomeye cyane nk'abami bayobora ibihugu byabo bikomeye cyane cyangwa se ubwami bwabo. Urugero ni nka umwami Muswati, uwo nawe yinjiye muri ibi biro. Umwami w'Ubwongereza nawe yinjiye muri ibi biro, ndetse n'ibikomangoma bitandukanye. Izi nzu kandi zagiye zinjiramo abasirikare bakomeye cyane ndetse n'abajenerali bakomeye cyane bo mu bihugu bitandukanye, urugero nka Uganda. Abo baperezida kandi nabo iyo binjiraga muri iyi nyubako barayitangara nk'uko nanjye ndi kuyitangarira. Umunyarwanda uyirebye ayirebera kure kandi akabigira ubwoba, ariko impamvu nuko azi neza icyo inyubako imaze. Village Urugwiro ni imwe mu nyubako zubatse amateka akomeye mu Rwanda kandi inyubako zikomeye cyane zagakwiye kurindwa kuko zibitse amabanga akomeye cyane n'ubutasi bw'igihugu cy'u Rwanda. Izi nyubako kandi iyo uzireba hamwe na hoteli Mirikori ni imwe mu nyubako zimaze igihe mu Rwagasabo. Nitwa Eric Nshimimana. Komeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro tukugezaho byacu bya buri munsi. Nta yindi nteguza nawe ubutaha.